niki gitumye wiheba mbese niki gitumye umpagararamo ujye utegeza imana yo mu ijuru niyigira ikivuga ikagisohoza. Yesu nashimwe mwene data mushiki wanjye dusangiye kwizera. Turacyari kurebera hamwe amakuru yo muri Esiteri utuye mu bice byaho 8 umurongo waho wa mbere duherukana Hamani igiti yari yashinze agishingiye Moridekayi ndetse n'inzandiko yari yatanze ngo abayuda bapfe. Twabonye ko byarangiye ahubwo Hamani ari ukibambweho. Ndagira ngo turebere hamwe uko byagenze nyuma yuko icyo Hamani arapfuye, igiti cye icya giti yari yateguye kubambaho abayuda kibambweho. Turebe uko byagenze ku murongo wa mbere mu bice 8 muri Esiteri. Haravuga ngo uwo munsi Umwami Ahasuwerusi agabira Umwamikazi Esiteri ibya Hamani, amugabira ibya Hamani. Umuntu yanibaza Esiteri niba ari ikintu abuze kugeza ubwo ibya Hamani ari cyo bimumariye. Ngo umwanzi w'abayuda ngo maze Moridekayi azi imbere y'umwami kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana. Urumva ko rero ijambo ndi kubonamo numva nawe watindaho nuko burya abantu b'Imana bamenya ibiri imbere, bakabimenya kare, bakamenya uko umuntu yitwara. Ubundi ntabwo abantu Imana kwe kugenda nk'abatazi iyo bajya. Paulo yaravuze ngo yongera ntabwo nsimeze nk'utazi yongera. Urabona ko Moridekayi nk'umuntu mukuru w'impunzi iri ku irembo ry'ibwami yarazi ubwenge bujyana n'ubuzima yabayemo. Esiteri amubuza kuvuga ubwoko bwe, ntabwo tuzi uko yabigenzaga ariko yamubujije. Ariko urabona ko yanamubujije kuvuga icyo bapfana. Ikigaragara nuko rero Hamani amaze gupfa, iyo niyo somo nkuramo. Hamani amaze gupfa ngo Moridekayi ngo azi imbere y'umwami ngo kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana. Urabona rero ni ryari Moridekayi na Esiteri bazavuga icyo bapfana? Ni igihe umwanzi wabo azaba yamanitswe. Hari igihe buriya biba ngombwa bitewe n'igihe urimo, bikaba ngombwa yuko witwara nka Moridekayi na Esiteri. Ukabona ko rero umwami aherako yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Moridekayi, maze Esiteri aha Moridekayi ubutware bw'ibya cyangwa se ibya Hamani. Noneho rero ngo ku murongo waho ukurikira wa 3 hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami, amwikubita imbere amwinginga arira ngo amareho n'inama mbi ya Hamani Umwagagi n'imigambi ye yari yagambiriye kugirira abayuda. Isomo twakuramo ni irihe? Isomo twakuramo ni iringiri, nuko ukwiye kujya umenya ibiri imbere. Ese umuntu abimenya ate? Nasomye mu Baroma 12 aravuga ngo nuko muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira mumenye iby'Imana ishima kandi ishaka. Ukuvuga ko ugize umutima mushya umenya ubushake bw'Imana. Urabona ko Hamani yari afite umutima wubaha Imana, Imana igusukamo ubushake bwayo. Iyo ufite umutima wemera kugirwa inama n'ijambo ry'Imana, ukemera gukiranuka, umutima wa Imana ikumenyesha ibiri imbere. Kandi ibyo bishoboka ryari? Paulo yarabwiye abaroma ngo bahinduke rwose bagize imitima mishya, ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira mumenye iby'Imana ishima kandi ishaka. Umuti icyatuma ugira umutima mushya ni ukuhinduka rwose. Ntuhinduke agace kamwe, ugahinduka rwose, uzamenya ibishake bw'Imana bigufashe kumenya uko witwara. Ikindi ubona ko nubwo Hamani apfuye ariko imigambi ye ntiyigeze ikurwaho. Bivuze ko rero Esiteri ntabwo yaranyuzwe cyane no kubona Hamani abambwe, ahubwo yaranibajije ngo ibyo yasize akoze ingaruka. Muri byavuze ngo ingeso wa mubi yayenduye ndashaka kubyuka zirimbura uzice. Ndashaka kubabwira ko hari igihe hari ikintu gikuraho kivaho ari ukabona gifite imizi cyasize. Niyo mpamvu Esiteri yavuze ngo ngo ndagaruka imbere yawe hari byasigaye.
ndagira ngo ubugingo bwawe urebe icyaba cyarasigaye nyuma y'ibintu byinshi Imana yakoze, nyuma y'ibintu byinshi byabambwe, nyuma y'ibyabaye byose. Reba niba nta ngaruka zisigaye, kuko Esiteri aravuga ati n'inzandiko yasize yanditse. Niyo mpamvu ngira ngo munyemerere twice kamere zasigaye. Hari ibyo Imana yatuneshereje, hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu, hari ibyo tukwiye gukora, tukabwira Imana ngo Mana n'ibyasigaye nabyo ntitubikeneye, turashaka kubikuraho. Imana iguhe umugisha. Kwifurije gukora amasengesho no gusenga usaba Imana kugukorera, gukuraho imigambi ya Satani yasigaye. Ibyo uzi n'ibyo utazi, umwanzi aba yarakoze byinshi birenze ibyo wamenye. Imana iguhe umugisha, Imana igukomeze. Imitangaje